ngaho mbwira rero yaje kugenda bite ubundi nubwo twavuze menshi ariko ugomba no kumbwira uko byagenze man bro karo mubwire uriya munsi ntabwo nzabibagirwa mu mateka kagiye mbega icyana yaravuze ase uyu mujama aya masaha sikoro turaje hanze man ariko navuze ati uko biri kose byagenze neza wabonye ko ariko ibintu biba bimeze neza ahubwo se uriya muntu wari usanzwe umuzi man nizo ngenzeranye n'abaki none afite hips ubundi hariya niho nashakaga kubanza kumva uriya mugiye kubana se ariko shaya yankuyemo we man siko namaye note ya senkani bro rero hari ikintu utazi numva ko waramuhaye byibuze nka 200 byibuze 300 se ni sam yankurikije bariya minota ingahe se yankurikije bariya baby nyahamagara cyagiye mba navuye Dubai amafaranga binkonsoma yaravuze ati ibintu ni insasi kamubwiza ukuri kiriya cyana arakubiye pe jani mwiza arakubiye ariko nanone amafaranga namuhaye ni menshi ariko noneho gutaha yanshishijemo ijisho twaraserereye reka nikoze gutya nyine twicara hano tuve muri gahunda twicara hano muri salo ambwira ati ndatashye nikoze ku muryango gufunguka byange nawe ntiwigeze undabura ubwiye ko urugi rwanyu rufitemo akabazo ubanza gusunika hano baby shyiramo imfunguzo ndafungura none nafungura kare nkabona nivamo nafungura nkabona nkivamo none kakaboro ko hejuru kakasirire bisabanza ukata urufunguzo numara gukata urufunguzo ugasunika hejuru ukabona gukuramo ibyo rero ntiwabimbwiye man inserera n'urugi umukobwa nshishamo ijisho wari isararanga ngahango ntago ari wawe wambeshye urumva shyiramo ijisho mbere cyokera yaba umujini uranyica avuga ni mpana amafaranga nyine mbutangiye kuzana ibintu nk'ibi hasize ukuntu nagoswe umwana rero natwe rugero ducanga ngiye namuvandimwe wanjye tubananga nibagiye kubwira nabonye ko urufunguzo rwafunguye rwari ruriho akantu k'akamenyetso gato ko hejuru none ugiye nareranjeje nyine nsa nkusunika rwafungutse ndavuga ni Imana ishimwe ariko ubwo twari twagurutse bye nyibwirira Imana gifite amazi nge nta rugo ndanakiryaho ni ikivu serious wala kwangura mwana arakubiye cyakoze nyine wabonye ko ari bimeze neza cyane aho uri kuvuga ngo senkani se yiki umva yagukuye udufaranga duke no kuvuga ngo mba niyemeje ko umukobwa wese uri buzi kunsura byiza hagenda nk'ijana mwarangiriye se mwaranyweye wari kubivana heze ko wari ufite umucyo ubwo wadanje man ahubwo ukagiye muri ibyo ko n'umuntu wambwiye ibintu nkagira ubwoba ibihese kandi ko ntajya ndongorera umukobwa nkimara kumuherekeza ari umukobwa nimba ari umukobwa nimba ari umudamu hano haruguru kuri iki gipangu muturanye gifite hari umudamu n'iki w'igikara umudamu munini ukuntu w'igikara mama amakuru se amakuru neza cyakanye ubushyuhe ndetse nabi sinzi menya hari mbere gutoto bikana shaka kugwa no gututumba no ko ibyo binyarwanda mu bikura hemwe ba yaga ubundi nimba ari umuco wacitse sinzi ko nabivuga ariko byubona ko ikinyarwanda kikujya cyangirika pe ariko mama mukwiye gukimenya ko indimi z'amahanga urakoze ziri kubatwara cyane ejo bundi hari umuntu ukati kuganira arambwira ngo ngiye ngo ntabwo nifuza ko abana bazavuga ikinyarwanda aha rero afazari wabigisha ikinyarwanda nizo ndimi bakazimenya ariko n'ikinyarwanda bakaba bakizi n'ubundi cyo ngiki umwana ajya hano nyine akavuga ikinyarwanda no teza ko ngiye mu kazi hari nimba navuga nyine ni nka plan nari mfite nandi kuvuga ati uko byagenda kose ni gute kano kanya iyo abanyamahanga bari kuza mu gihugu cyacu usanga twe nyine twihata kwiga nyine icyongereza cyangwa se twiga indimi zabo kugira ngo tubashe kubafasha ariko bagere na ese nibyo nari ndi kuvuga nyine turi mu nama vuga ati ni gute nta kintu dushobora gukora ku buryo bwo no bajya baza bo aho kugira ngo twihiringe twiga indimi zabo ahubwo bakihiringa biga indimi zacu wiga ururimi rwacu kuko nabo maje kubona ko byatanga n'akazi ku bantu benshi niyo mpamvu banadusuzuma si ibyo byose se rero rwose ari umuntu nzi nk'iyo umuntu w'umunyamahanga mubwiye nk'icyongereza ahita amusubiza mu kinyarwanda ubundi aho ngaho ati nawe vuga ikinyarwanda agiye kuki ushaka kujya mvuga ikiwanyu gusa tekereza kugira ngo ufate imyaka 3 imyaka 4 wiga icyongereza we ntabyo ntanamye mwaramutse yagusha
oya ugomba gukosoka njyewe uwo mushinga ndawufite kandi byange bikunde ngomba kugeraho mpaka ni nyine ndurusha mu bashaka no kuzaba presentant no mu nzego nkuru bakawushyigikira ukahise biragenda nta mutima rwose nta mahoro nibisanzwe ntujye ubona umuhungu wawe shanye na vera narengo wamagaye nyine maze iminsi hano mabona ikibazo nyine ndavuga ngo reka nzaguhamagara ukimfashe jamaye urabizi ko Scott urabizi nyine murakorana nyine uramuzi kandi ko muri inshuti cyane rwose gera afite ubukwe tuza twanyuzeho mu gutaha nkubitana nawe by accident ukubitana n'uwo mudamu se n'uwo mudamu je nari ntashye nyine je nari nitahiye nashoje gahunda ntashye ariko mukuza yarambonye namusanganye n'undi mukobwa bahagaze barimo batera story tubacaho twinjira mu gipangu urumva tumye twikora gahunda zacu and then mu gutarumva bebe we yatashye imbere yanarakaye urugi twaserereye byageze ku rugo rwego we twaraserereye twaraserera ari ijyana kugitaye mbweze ndaza kukibaza ze kumubaza noneho nyuma ntashye jewe nitahiye uwo mudamu tongera turahura barambwira ngo uyu musore mva nkubwire uwo mudamu hano umudamu ute hano ruguru w'igikara warahagaze se narahagaze numva ushaka kumbwira kumasi kuzisuzuguza n'abazunguzayi bro numva nyine yego nasugo ni umuntu amubwiye ngo umva musore mva nkubwire ugahagarara nyine ubona atari nyine ukumva icyo umuntu akubwira nuko arambwira ngo uriya mukobwa ngo mwari muri kumwe ngo muvuye gusambana ngo wibutse gukoresha agakingirizo ese wagiye kumuha umwanya wo kuganira nawe byagenze bite anza wumva marasi mani ugomba kuganira n'umuntu ntacyo mbwira njye ubwo bise bindenga mani ntaranabyumva ariko umuntu wese umuntu ntabwo yaguhamagara ngo musuzugure mu muhanda mutaziranye ugomba no kumwumva tangira kumbwira ngo uriya mukobwa ngo ni indaya ngo 500 ngo arayemera ngo ibyumba arayemera umukobwa ashobora kuba azwi ni umusitari none ikintu yambwiye cyane ubwoba yarambwiye ngo arwaye sida ibyo se byaguteye ubwoba imiti mvuye kugura mvuye kugura imiti nagize ubwoba ahubwo nagize pressure mba ndumva ntameze neza baguhe n'indi mana yarabimbwiye numva ngo arwaye sida man sida akubwira uracyakwangura ibyo bintu byabaye byo uracyakwangura warandushye mwana yanjye kwaba ugiye kumpemukira uzi ko uretse mu buyobozi abo bantu bose uri kubona bagenda mani kariya karwara kabaye akantu ka fake ntabwo ari indwara ikimeze ubundi woteye ko ibintu byose uba wabyoroheje haze ntabyoroheje wibigira intambara ahubwo njye ndi kwibaza ukuntu wagiye guhura n'uwo mugore wamuhaye gucya umwanya wo kubwira ibigambo byose yumvaga wumvaga uri serema reka nakubwira ibyo ashaka biramureba nibyo urabizi afite igiswako oya ibyo ntabwo mbizi siko ntararyamana cyangwa ngiye kubona namupimisha ariko niba nayifite ubona ko ntacyo atwara nawe ntacyo atwaye umwana umeze ngo ndazibandwa nzerekeza koko we iyo bazifite ari nk'ijana cyangwa iza Uganda na he numva ngo Uganda ni ikaze ariko nta birenze man abatazifite se ubona bafite iziranyashe bro man mfite ubukwe naranduye urya neza sibyo urya neza ugura utubuto zareba ndi kubyumva naranduye man kubyumva mu maraso nese urabiki uko ndimo kugenda na sida man urabikize ariko bro sikuri seri cyakora wenda witondere birantu by'utujimu nabonye abasore bakoze utujimu cyane bafite irandwara bro bahita bitama imana bro ariko wowe tuza ufate regime yawe mere neza ureko nta ari kibazo wirira abana man nese burabo kugiye gukora ubizi neza kuri amugiye ko mutaryamanye ariko atanduye wese Scott ne turicara tugapanga ubukwe nkashyuya ariko je namwitegeza nkabona ibintu byuko ntabwo bimurimo kandi imbere niwe wacyuhana ariko ngo yarakonje ndavuga Scott se baramwirukanye mu kazi sinabimenya nose mu kazi yagiremo ikibazo sinabimenya nabimubaza nabyo ntansubize ndavuga ngo nzagwamagara ngo baze ubundi mu kazi arakora neza nta kibazo ubundi Scott ari mu bakozi ba mbere badakorwaho batikora badahungukirwa nose wimugenda mu kazi ubona ameze nkuko yarameze gusa ariko nanjye sinzi ari ukuntu ubona umuntu wenda ukajyana nka kwa ko nyenda hindimire cyangwa se ariko wenda ishaka nko kwituriza nanjye neka mbitekerezaho ariko ntago nagiga mbifokasingaho cyane nyine ari ukuntu mvuga ate ndafite stress n'ibiki n'ibiki kandi n'ikindi urumva umuntu uri gutegura ubukwe buryo ubukwe baba bufite ibintu byinshi urumva ubwo no kuba ari gukora akazi ategura no ubukwe ibyo byose nyine bishobora kumuhuriraho bigatuma wenda stress zimwica njye niko wenda nagiga mbibara ariko ntabwo numva ko nahanga hari uko bimeze
urumva tucano nyene nkamwereka abantu bose natwerere umva ukumara gute ndatwerera hari nk'indi nko kuwa gatandatu ndo nkasabita nka invitation nka 20 ndababwira uru rutonde n'urwo abantu bose natwerere koresha invitation hakiri kare kugira ngo nanjye bana abantu bateguze hakiri nyine buri bukwe burategurwa iyo umuntu utamuha invitation mbere hari igihe usaba afite izindi invitation nyine gutwerera oya nabica amazi hari n'abantu ngo bajye bazohereza kuri telefone kandi ntaga cyangwa ugasanga umuntu ntabwo mwajyaga muvugana mu buzima busanzwe yakora ukabona koresha invitation kuri WhatsApp ubundi invitation iyo bibaye byiza wishyira umuntu mu rugo ukaba ninje kugutumira none siko twaganira nkabona umutima uri hano ariko utanahari hambwira reka dukoreshe invitation hakiri kare turapanze tugeze mu kwa 11 mu kwa 11 arahanga dushyira mu kwa 12 arahemera ntiyagezemo hagati atereka reka ateka nzabukore ngo mu kwa mbere waramufitiye rero 300 ndambwira se ko giye amafaranga nyafite uwo muntu wamwe ko rundi azayaguha ko ari amafaranga nyuma yuko agira n'umumaro je tugakora ubukwe nkabona n'ubundi ntagaje mbese mu magana ko n'ibyatuma adakora ubukwe ako tegeza ko ari nk'icyakanga cy'umushahara urumva ayo mafaranga rero yatuma adakora ubukwe ashaka afite ikibazo gikomeye ndashaka kugenda ukanekera Scott kandi ukamuneka mu bwenge bwinshi ntamenye ko wageze hano ari naho mpamvu tubara kuvugana uhita ugenda umunekera telefone umwinjirire urebe mu message ahantu hose winjirire umenye ikibazo umwana wanjye afite cyangwa se umukobwa yaramubenze nabi tubwire kuko namubwiye cyo ndamubwiye se ngiye guhamagara Jazira mubaze ikibazo mufitanye ngo yamamanga ariko ibyo guhamagara ngo umukunzi wanjye ngo ibyo bintu nabyo byashoboka nyine ntago nza kuri kwerere ariko nshobora kwidumbukiza nkahamagara umukobwa ugasanga ndabihuye kuko umukobwa arabagira nimero yanjye baramutse bafite ikibazo barambwiye farije murero umuti ndabizi kuri umuhanga oya ugira ikibazo fasha gutya kubita imfubyi yibwiriza kurira umva urakoze cyane nungu nta nabishaka singuherekeje oya ugira ikibazo muramutse mubura ku marembo reka ntabwo yakataye haruvuye sibyo sawa Nyina wakoze kuza konsora. Nese ko mbona utishimye uri gutekereza iki? Ndishimye. Siko nari nkukumbuye. Naje kugusura nkukumbuye twari tumaze iminsi tudahura. Umva twaraburanye. Nanjye kwibona. Sigaye bigoye. Mbwira rero yama amakuru mfite rero. Nuko nyine nabuze ko mbikubwira. Ko nashaka kugutumira. Ikindi kintu naragusabina nakwinginga agusabye mudansengere nyine mbwira tuza gusengera utarambwira nabuze ko mfite ubukwe rwose mama ntabwo yababwiye ntabwo barambwira umva rero reka nkubwire urabizi ngenda no kwizera mu bakobwa bose basenga sibyo kandi uri umwana mwiza ndagusabye uzansengere sibyo ubukwe bwanjye buzagende neza dore harabura amezi bakeya kandi Imana ishimwe kandi izakubakira noneho niyo mpamvu nanze ni kwereka umugabo wanjye siko ufite umugabo w'ibogari wari uzi ko tuzamutwara se nzamubereka biri hafi y'ubukwe cyakora n'inama nk'ebyiri z'ubukwe za nyuma nibwo nzamubereka ikibazo n'ubundi ko iki gihe ntabwo byoroshye hari igihe umwerekana bagahita bagutera mwacanye ku maso nanjye ubwo witonda se we nakwizera ku mugabo wanjye cyangwa nakwizera mu bindi ntabwo nabikora cyakora cyera umwana mwiza reka mubwire ahubwo akantu uzamurira akantu ko kunsengera ikosha ahubwo nawe uzasengere nanjye nyine nibyo bintu mugiyemo turi kwitegura nyine ubukwe narakubuze nyoberwa ibintu ugiyemo ko wakoze kuza kunsura pe ngaho rero reka ngende bayi sha sawa unsuriza mama kandi ugira imyiteguro myiza sante ariko rero usigaye uteka isukari nyinshi niyo mpamvu nanze no kukinywa byewe ntabwo nzongera ihangana murakoze cyane pe nari nshonje yego ahubwo se tutambwiye washa twayishira gatoto ndabizi ko gakunda nta kibazo nabira birabaye ubwo se baraho mwemwe rero mwiza mute cyane ariko tumeze neza imyiteguro y'ubukwe bigeze kure ahubwo nyine ibintu bigeze twebwe urebye nyine bihogo waje ndi gupanga amafaranga
ni Scott duherutse kuganira bisa nkaho nyine tuba tubyegeje inyuma yambwiye ko hari abantu benshi bamufitiye amadeni kandi urumva ubukwe bukenera amafaranga menshi nanjye rero yari yabimbwiye ariko numva ibyo bintu ntabwo ari byo rero ntabwo urumva yarambwiye ngo hari abantu bafite amadeni bazamwishyura ngo mu kwa mbere ubwo twabishyira mu kwa mbere ndababwira se ayo mafaranga bagufite ko n'ubundi ayo mafaranga ahari nimwakora ubukwe hanyuma bakazakwishyura nyuma ko ari amafaranga ntagira umumaro nyuma y'ubukwe ndabizi ariko sha nyine ukuntu tuba tubiganira wumva shaka ubukwe burenze nyine bumeze neza rero mubwire barayakira mwega ntabwo murakora ubukwe ntabwo mubizi ubundi burya nta bukwe bwiza bubaho nta n'ubukwe bubaho bitewe n'abantu baje mu bukwe wowe ushobora kuba ukora wakoze ubukwe bw'igitangaza ariko njye ntabwo rero nkabona ubukwe bwari akantu kaburagamo cyangwa ku wenda wakoze ubukwe ariko bakavuga ati sha nta byo kurya cyangwa ibyo kunywa bari bafite ariko byibuze babona ko byibuze ibintu byabo biri ku murongo rero nta kintu na kimwe ushobora gukora ngo wemeze abantu Scott ukuntu abishaka arashaka ibintu byiza pe njyewe ndashaka rwose ko uzi ukibera umukazana wanjye reka nanjye ndabishaka sibyo rata ni amahirwe kubona yaragize umubyeyi nkawe si uko utavuga nta nyunganizi ufite uyu nguyu rero ngewe kanzu yanjye kuko uzayingurira ariko nawe urashyuha yarashyushye umva ndaba nabishyushyemo ndaba mpari ahubwo uzambera marene marene si utabaho akazambara ikanzu igera oya se kandi azaba wambaye gusa cyane ibi ni ibyo mu rugo ubwo wamwana aza gukora agafiyodoneri uzaba uri mu bakobwa banyegereye sinshaka kubitekereza umva nzaba nambaye neza wamenye ibyo papa yarabinseze sibyo ma nabikwemereye sha nzaguherekeza ari gushaka iyo kanzu pe tuzajyana kimwe n'ukuntu ntegereje umugabo wawe ubwo rero natwe nyine urumva Scott ko nabonye nyine aratuje cyane ariko ameze nk'umuntu uhangayitse niba ari ubukwe ntabwo mbizi ariko nyine urabizi ko ubukwe nyine bahangayikisha turabigana nyine nkabura ahari ariko adahari sinzi niba nawe icyo kintu warakibonye marigana nubwo muheruka reka tuvugana kuri telefone kandi urabizi uvugana umuntu kuri telefone ntabwo nyine umenya ngo bimeze gute tuvugana numva nta kibazo afite ni ukubera akazi nyine akazi kabaye kenshi imyiteguro y'ubukwe ni myinshi ariko komeza witegure wowe witegure ubukwe nyine ubwitegure kubera yuko iyo ubukoze ku munota wa nyuma ugira stress birastressa cyane rero ariko babiri byambere zakura muzagure firigo mana ntuza firigo yigo kubera tutayifite nyine kuma wajyure turatujyanye tubabwiye sibyo tuzajya gushyiramo utubuto ma tubabone ngo mu magapome ngo gakonje ko bipanze hakiri kare tumva bari igikoresho cyane muzaguzabwira n'ukuri bizaza mu bintu bya mbere Imana izakomeza udutize ubushobozi byose tuzabigeraho urushani hari ibintu nkunda nyine bibisirimu kuya nyine gusura abantu ugasanga ya matara ya abajo aba muri salo hari nk'atatu nijoro nyine ukabona akaruka kamuri gake ariko mama nawe uri umusirimu mama ni umusirimu genda umusirimu ko n'ibyo bintu mba nabizi pe ndakennye ariko ndabikunda ariko ibyo bintu byose ntakoze banamuzabikora Imana izadushoboza ntabwo dukene aya ni ibintu ukora bakavuga se we nka biriya birabintu imyaka ntibimwemerera imyaka se umuntu yari afite amafaranga ibyo by'imyaka bijya bibarwa ndi kukubona nyine utwite umva nzajya nicara neza gutya ambwira ati mama mwandira amaguru nzajya gukanda amaguru njye nakoza n'ibyombo ariko nyine nta kintu cyiza no gushaka nyine mu muryango gukora ni ukuri ko Imana nanjye n'umugisha Imana yampaye ndabishima cyane shara umama ndi bashatse mu muryango utamukunda baramuteza birangira yiyahuye n'ubu rero ushatse mu muryango ukunda bishimira Imana kubera yuko burya n'imiryango isengera ni ukuri narabisengeye hari ukuntu ugira umwaka ugahura na mabuko utagukunda akaguteza ariko njye nshima Imana kuba yarakumpaye ni Imana n'umugisha ariko rero nubwo bimeze bityo uyu munsi ndarya ibyo watetse
ari ikibazo se ahubwo turateka nta byo kwegera gazi uyu munsi rero biteka ka gatoki kawe mana we wari ukumbuye kurya ibiryo nateka ni nk'Imana ikuzanye nukuri pe nanjye nari nkumbuye gusangira nawe ahubwo ndababaye kuba Scott bahari ariko tubaze ukaza gutwara twanamuhamagara wamugare mbambwe ati wari ukarya mu rugo araza ndabizi akuba mukoraga prank yambwira ko narwariye mu rugo ubundi akaza agasanga ni ngo naje ngo iwanyu nje ngo kuraba mama bangu usanga ntaho hari ngo yagiye ku isoko ngo none ngo narwaye mu nda ngo ndarembye cyane ngo waje siko ari byo azanjyane kwa muganga kandi arayitaza nuko agahita asanga hano ku meza ibyo kurya namuteguriye cyane nyine mbwira niba nta bukwe buhari mbimenye nirwa ntacyushye natuye mbwira uti barambenze mbimenye kundeba gutyo kusimani waje umpa n'agahenge rwose ukananyumva ariko wibaze kunshyushya nkabwira abantu ngo mfite ubukwe nkashaka umukwe mukuru ibintu byose nkabishaka kumbe nkambara nta kintu ubukwe bukubwiye ndagira ino nkorora ndwaye nawe ugira izo stress urimo nshyiraho ibintu mubwira ntabwo ubyumva cyane ko ngo tubikore gutya na gutya none nkora ubukwe bihuriye so komeme basi wagiye unyumva bwa rimwe basi ibyo ngusobanura ukabyumva nyine mbwira impamvu uri kwa gukora ubukwe niyi ntago ari ukubyanga kutigura wigize inyuma no kubera iki niba nta mafaranga ufite bimbwire je nyaguhereza ntabwo nabikubwiye bambi amafaranga ntago ari ikibazo ikibazo ni ikihe hamwe ati barandoze mbimenye ndetse bandoga guteze gutinya ubukwe noze wavuga ko bino ari ibiki erega hari situation umuntu ageramo kuba watora wenda ngo uvuge ngo ujye gutanga ubusobanuro runaka ku kintu runaka bikaba bigoye ariko kuri no ncuro basi se n'imikubiro uranyumva byibuze reka no kundaka reka no kujya umbwira nabi Scott ndi mama wawe niba ndi mama wawe icyaho cyose waba ufite ndirede yo kucyakira ibyishimo byose waba ufite ndirede yo kubyakira ikibazo ufite gituma udashaka gukora ubukwe n'iki umuntu reka mbivuga nitonze basi cyo ufite n'iki siko windeba gutyo cyo ufite n'iki ntabwo ndi kwibaza cyo ufite ari iki kugiye kurirasa siko kumva cyo ufite n'iki mami nanjye ntago ariko nabishakaga ibikize nyine mbabarire basi naragutengushye byagenze biteze wamfataga none nimba nzitwa umwana wawe gusa biragoye kubikubwira nimbwira mfite isoni n'ikimwaro mbwira ntabwo ukwiye kugira imwaro imbere ya mama wawe mfite isoni n'ikimwaro wowe mbwira nta kibazo icyo cyose ufite ndakibanamo nawe kandi kiragenda neza siko byagenze bite jazira muteye inda